uko niko Scovia yageze muri stade ahari hagiye kubera igiterane cya Rwanda Shima Imana gihuza amadini yose. Tumwe mu rushya rwabereye muri stade bigatangaza benshi. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, banyakubahwa bayobozi b'u Rwanda mu nzego z'igihugu zose muri hano, Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, Nyakubahwa Archbishop Dr. Laurent Mbanda, Perezida wa The Peace Plan waduteguriye iki giterane, banyakubahwa bashumba namwe basaserodoti muri hano, banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda baba bari hano ndetse n'abakurikiye iri teraniro ryacu ku ikoranabuhanga, mwiriweho. Gushima ni uburyo umuntu yereka ugize icyo amukorera cyiza
ko abihaye agaciro bimunejeje kandi anabizirikana mu mutima we ku buryo nawe yiteguye kuba yabimwitura igihe cyose abiboneye uburyo. Umuco dukomora kuri gakondo yacu utwereka ko Abanyarwanda twari abantu bazi gushima no gushimira abatugiriye neza. Umuntu wagabirwaga inka yahoraga ashimira kandi yirahira uwamugabiye, akabikora bikuye ku mutima ndetse yabishobora akamwitura. N'umuganura wa buri mwaka bwari uburyo bwo gushimira Imana yabahaye imvura n'izuba mu gihe cyayo, byatumye bahinga bakeza n'amatungo yabo akagwira. Natwe uyu munsi twaje gushimira Imana ko yaduhaye ikintu cy'ingenzi kiruta ibindi byose, ari cyo cy'uko turiho turi bazima uyu munsi. Ntawiha kubaho. Zaburi y'Ijana na 50 umurongo wa 6 utubwira ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka. Natwe reka dushima Uwiteka kuko duhumeka. Ni koko kandi ibindi bintu byose tugeraho, yaba ari amashuri twiga, yaba ari akazi dukora, bwaba ari ubutunzi dufite, byaba ari icyubahiro, byaba ari ukwamamara mu isi, byose tubigeraho kuko turi bazima. Reka rero aho kwirata ubwenge, aho kwirata ubutwari, aho kwirata ubutunzi, twirate ko Imana yaduhaye ubuzima buduhesha ibyo. Ngiye kuvuga aho Imana yakuye u Rwanda, aho itugejeje n'ibyo tuyishimira, navuga bugacya bukira nk'uko Abanyarwanda babivuga. Mu minota mikeya mfite rero, reka mbibutse bikeya. Turashimira Imana ko u Rwanda rufite amahoro n'umutekano bisesuye mu gihugu hose. Turashimira ingabo zacu, turashimira polisi, turashimira inzego z'umutekano zikora zitanga kugira ngo uwo mutekano n'amahoro tubigereho. Ibi kandi ntabwo twabifata nk'ibisanzwe, kuko muri iyi myaka 30 abashatse kutuvutsa amahoro n'umutekano babaye benshi, ariko turashima Imana ko yaburijemo imigambi yabo mibi. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yobu 5:12 ngo Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Turashimira Imana kandi ko yashoboje Abanyarwanda kongera kubana mu mahoro no mu mutekano. Uyu munsi Abanyarwanda bakaba bafatanyiriza hamwe kubaka igihugu cyabo. Ninde wagatekereje ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu myaka 30 gusa Abanyarwanda baba babana mu mahoro, dusangira imidugudu, twiga mu mashuri amwe, abana bacu barara muri dorotwari zimwe, tugendera mu mabisi amwe, ndetse uyu munsi dushyingirana.
ibyo ni Imana yabikoze. Muri 1994 ubukungu bw'igihugu bwari bwarasenyutse nubwo n'ubundi butavaga ahakomeye. Njya nibuka ko mu kwezi kwa Cyenda muri 1994 ubwo twari tugiye gutegurira Perezida Bizimungu urugendo rwo kujya New York na Washington, nagiye muri Minicofine gusaba amafaranga ari butujyane. Bankingurira coffre-fort cyangwa safe yari irimo amafaranga yose u Rwanda rwari rufite icyo gihe. Barayabara basanga adakwiriye ayatujyana. Bafata icyombo Torkiwork, bahamagara gasutamo zose bazibwira ngo amafaranga mufite arare ageze muri Minecofine, turebe ko urwo rugendo rwashoboka. Icyo nicyo gihugu twari dufite muri 1994. Muri 1995 nagize amahirwe yo kuba mu nama y'abaminisitire, turiho twiga bije ya 1996, zari miliyari 54 gusa. Uyu munsi bije y'u Rwanda ni miliyari 5,690, yikubye inshuro 105. Twabuzwa n'iki gushima Imana banyarwanda muri hano? Turashima Imana ko yakoresheje abayobozi b'u Rwanda kugira ngo ubwo butunzi yaduhaye kugeraho buhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Muri 1994 u Rwanda rwari rufite telefone zitarenze 10,000. Uyu munsi u Rwanda rufite telefone zirenze 8,000,000. Buri rugo rwose rufite telefone ndetse irenze imwe. Muri 1995 ingo zagiraga amashanyarazi ntizarengaga 3%. Uyu munsi zirakabaka 80%. Njya nibuka turiho tuganira gahunda ya guverinoma yo mu mwaka wa 2017. Nyakubahwa Perezida yabwiye abaminisitire ngo yasanze u Rwanda ruri mu mwijima, ntashaka kuzarusiga mu mwijima. Turashima Imana yaturindiye Perezida, imuha icyo cyifuzo cy'uko u Rwanda rwava mu mwijima, none yararambye imuha kubona rwaravuye mu mwijima. Uyu munsi iyo ugize impanuka ukagenda mu ndege mu ijoro hejuru y'u Rwanda, ugira ngo uragendera hejuru y'umujyi hose hose. Iyo mba mfite umwanya nababwira aho twavuye n'aho tugeze mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'ubuzima, mu rwego rw'ubuhinzi,
ariko nta mwanya mfite. Reka ndangize mbabwira gusa uburyo Imana yahaye u Rwanda n'Abanyarwanda ijabo n'izina mu ruhando rw'amahanga. Muri za 1994 kugeza muri 2000, iyo wagiraga amahirwe ukajya mu mahanga, waba uri muri asanseri cyangwa muri lifti, ugahura n'abantu bakakubaza ngo ese uvuga mu kihe gihugu, iyo wavugaga ko uva mu Rwanda, niyo babaga bifuza kujya kuri etaje ya 20, bahitaga bakanda kuri etaje bagezeho bagasohoka baguhunga. Ariko uyu munsi iyo ubwiye umuntu kuva mu Rwanda, agira amatsiko yo kukubaza ibyo mwakoze kugira ngo mwikure mu rwobo Jenoside yari yaradusizemo, itugeze aho u Rwanda rusigaye rutangwa nk'urugero rw'ibihugu byiyubatse neza. Mbese muzi ko mu myaka 90 kugeza mu myaka y'ibihumbi 2000 mu Rwanda hazaga indege zitarenze 20 mu cyumweru cyose? Ibi ndabivuga kuko nigeze kuba ministre wa transport na communication, ndabizi. Ariko uyu munsi Banyarwanda, Banyarwandakazi, haza indege zirenze 20 buri munsi. Ibi biraterwa nuko uyu mujyi wacu wa Kigali ari umujyi wa kabiri muri Afurika kwakira inama mpuzamahanga nyinshi. Ese hari uwagatekereje ko uru Rwanda rwacu ruto nk'uko muruzi, rudafite umutungo mwinshi, uyu munsi rwaba ruyoboye imiryango mpuzamahanga ikomeye mu isi nka Francophonie iyobowe na Madamu Louise Mushikiwabo, na Commonwealth iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu Paul Kagame. Turashima Imana yadukuyeho igisuzuguriro, ikatwambika igikundiro n'icyubahiro mu isi, nk'uko twese twabibonye ubwo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarahiriraga kongera kutuyobora. Haje abaperezida 22 ba Premier Ministre n'aba Vice Perezida benshi. Ibyo biratwereka izina n'ijambo Imana yaduhaye uyu munsi. Turashimira rero Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bwatumye tugera kuri ibi byose mvuze muri make. Imana imuhe kuramba no gukomeza kugira ihishurirwa rirerire ry'aho u Rwanda rukwiriye kuba rugera, imuhe ubwenge n'ubwitange bwo kuhatugeza. Icyo narangirizaho nuko nubwo igihugu cyacu kigifite ibibazo gihanganye nabyo, aho Imana yadukuye n'aho itugejeje
biraduha icyizere ko n'ibisigaye nabyo tuzabikemura kandi ko Imana itazabura kubana natwe no kutugeza aho twifuza. Imana ibampera umugisha. Murakoze.